Uruzi ko ushobora gutuma AI ukayibwira ngo nkore iki kintu udahari ugasanga yabiguhaye ikagukora raporo ikabishyira mu buryo ushaka yarangiza ikaguha raporo wicara. Yego ushobora kubwira AI uti ndashaka kujya Dubai ku itariki 20 z'uku kwezi, ndagira ngo ndebera ahantu nakatisha amatiki y'indege adahenze kandi unandebe niba ku icyo gihe hazaba hari ikirere cyiza cyane. Ibyo ngibi byose yabikora mu cyo twita AI agent. Muri video rero tugiye kureba ibyo bita AI agent. Ese AI agent ni iki? Ese ni gute twabikoramo business? Ese ni gute twabikoresha mu kazi kacu ka buri munsi? Ese ni gute byatworohereza akazi? Ahangaha nibyo turi kwibanda, turiga ubumenyi kuri AI, ariko bwa bumenyi twabyazamo umusaruro mu buryo bw'amafaranga urwohereza akazi. Now I want to fly to Dubai by 10th July 25. Check out for me online the cheapest airline and give me the deadline about the weather. So numva nayibwira ati ngiye nzajya Dubai kuri 25. None ngiye ndebera ahantu hari amatiki adahenze. So yagiye first of all mwe nababwiye iyo ntabwo nabwiye ngo reba kuri website yo yabanje iragenda ijya kuri ijya gusacinga. Step ya mbere yakoze muri kwibona yagiye banza ikora search ijyagiye kuri cheap flight air free. Urabona iyi ni kuri website yagiye gucekinga. Ibi ntabwo ari bibwiye guys, muri kwibona cheap flight to Dubai. Bana kwingiye niyo yabyikora muri kubona ko iri kubyerekana. Irangije iramongeraza ira browsing sky scanner yongeraza ira checkinga icekinga online. Singira nyibibwira so irongera iraza check element iraza irabireba irangira molecules ira checkinga byose igenda checkinga irangije ima result. Iyi nicyo twita guy agent. So mureke noneho turebere hamwe iyo bita AI agent cyangwa se irimo muri kubyumva nyine muri kumva ijambo agent. Agent ni ukuvuga ngo nyine umuntu utuma, ni umuntu ukozi wawe, ni umuntu nyine ushobora kubwira ngo nkorera bino bintu akabigukorera. Nyirababwiye ngo abantu mukwiye kwitonda kuko ibi ngibi bya ino AI yo rwose bino bita AI n'ubwenge bukora nabyo ni ibintu biririyo byo bizikora nyine nkatwe 100%. None bizageraho nyine gutandukanya uko ibyo umuntu akora n'ibyo AI ikora bizaba ari ibintu nyine tuzajya twakira ubwo buzima nyine ko tugomba kubana na AI. So nuwango ngiye kubanza amasobanurire uburyo butatu cyangwa se modo 3 AI zikoramo. None uraza kureba uburyo nibwo uza kuza kumva icyo kwita AI agent icyo ari cyo. So uburyo nayo maze iminsi imbereka ni uburyo bwa mbere, ndabaye ku bwa kabiri n'ubwa gatatu, noneho kugira ngo understanding icyo twita AI. Impamvu guys ndi kubabwira ibi bintu no kugira ngo mubigireho ubumenyi. Uko ugenda ujye wongera ubumenyi ko bino bintu ni kugenda ugabanya amahirwe y'uko akazi kagashobora kuzatwarwa na AI. Ikindi cya kabiri, hari ubwo ugenda ugira business idea y'ibyo wabikoresha, business idea y'ibyo wabibyazamo umusaruro. Ntabwo umwe bavuga nyine ngo ndi gute nabyaza umusaruro AI nk'amafaranga cyangwa se mu bundi buryo. Uko ugenda wongera ubumenyi niko ugenda ukagera ku kintu wumva wagira ute watakubyaza umusaruro mo amafaranga cyangwa se n'ubundi. Iyo mvuze amafaranga numve amafaranga aje mu buryo cash gutya. Amafaranga bishobora kuba ari uko byakihutisha akazi kawe. Amafaranga birimo kuba ari ibintu bari bukore nk'ukwezi ukabikora icyumweru kimwe. Ibisevinze nako iminota ibisevinze iyo bari bukoresha. Icyo nushaka kuvuga ni ibintu byari bikomeye buze gutanga ibintu abantu amafaranga ikabigukorera. Ibyo byose ni uburyo bwo gusevinga amafaranga, ni uburyo bwo kubona amafaranga. Amafaranga ni ukuntu utari graphic designer wakoresha AI ikadaka igukora graphic wayigurisha. Ni ukuntu utaruzi kubaka website AI ikaba yakubakira website. So ni uburyo bwinshi rero. Icyo usabwa mu gutangira no gushaka ubumenyi bwinshi bushoboka bizagera ukagera kuri bwa wundi no buri tayari ko watanya kubyazamo umusaruro mo amafaranga. Reka mbereke katwige kubijyanye na modo 3 za AI. Ubundi
modo ya mbere yo twari dusanzwe dukoresha cyangwa se yo dukoresha ni icyo twita LLMS cyangwa se large language model. No kuvuga ni AI yabanje iratozwa, icyo twita babanje barayigisha bayama data menshi cyane, indimi, ibintu byose nyine irabyiga. Imaze kubyiga nono wayibaza ikintu ikajya muri data ikajya kuzana bya bintu wagize ute, bya bintu bayihaye. So no kuvuga ngo uburyo iyi LLM ikoramo cyangwa se LMS ikoramo nuko wanza ukayitraininga. Babanje barayitraininga, bamaze kuyitraininga nono nubwo tugenda tuyibaza. Iyo ni LM, niyo abenshi dukoresha hanga kuri ChatGPT. Ishobora kugeneratinga text, ishobora gusummarizing ibintu, ugatranslating, reasoning, coding, chaining. Ahangaha ni hahandi babantu bamufite akazi ko gutranslating ibitabo yabigukorera. Bamufite akazi ko kwanaliza data, kwa wayiha nka sheet ikayanaliza bitewe n'iyo wayibajije. Hani hahandi ushobora abantu bajya babona akazi gukora graphic design yabigukorera. No kuvuga iyi ngiyi uburyo ikoramo business model wakoramo anga still iracyagukeneye cyane, urakenewe ku rwego rw'uko nyine birasaba ko ari wanza kuyiha ikaza kuza kugusubiza. Noneho uburyo ikoramo nagerageje gukora input anga mu byo LLM zikoramo cyangwa se large language model architect. Uburyo zikoramo, first of all ni input, urabanza ukayiha amadata, ukabanza ukayinputinga, so ukayibaza, ukabanza ukayibintu runakwibaza. Ahangaha niho hahandi guys babwira ko gukora prompting ni ingenzi cyane. Uko wayipromptinze, uko wayibajije, niko izagira ute, niko izagusubiza. Yarangiza ibikonvata mu byo kwita tokens. Singoma ibingibi ntabwo ari neza kubyinjiramo cyane. None bino bintu iragenda ikajya muri za data bayihaye, ya madata twayihaye bagiye bayigisha, ikataka guha igisubizo. No kuvuga ngo iyi uburyo ikoramo ni input, ikanalizinga ikaguha output. So iyi niyo dukoresha hafi ya twese. Iyi niyo ya mbere LLM, large language model architect. Iyo ngo ntabwo iri complicated, ubu ngubu niko twese, iyi niyo twese dukoresha most of the time. Iyi rero iyo tuyivuyeho tuza ku yindi ya kabiri yo bita AI workflow model. Ahangaha najyanga manzo basobanurireho neza. Ahangaha no kuvuga ahangaha no hashobora kuzamo business idea. No kuvuga no gufata AI LLM chance ya mbere naberetse ukayihuza n'indi tool. Uyu maze kuyihuza n'iyo tool ibigomba gukora certain function runaka. Buri gihe yibajije ibintu bihuye na ya turu bayihuje nayo, itakigira ute, itako igukorera ibyo uyisabye. Cyo bishatse kuvuga ni iki? Tugaye nk'urugero, ushobora gufata nka ChatGPT cyangwa ugafata reka dufaturire kwa ChatGPT ukabihuza na kalenda yawe, Google kalenda yawe. So iyo bihuje na Google kalenda yawe, nubanga ibintu byose wayihaye kuri ya Google kalenda, you understand, izagenda nuyibaza ibintu kuri ya Google kalenda yawe, igenda ibirebe, izibigirite ibitroving, ibikuzanire. Bivuze iki? Hanga business model irimo ushobora kuyihuza. Tuvuye nk'urugero, iyi ngi buryo imeze ni hahandi mujya bona bajya bazana ama AI akora wena nka thumbnail, zino zikora wena ngo indirimbo, zino zikora wena ibintu runaka. Baba babihuje na tool zifite umumaro gukora izo ndirimbo, ibyo bintu. None ibyo yibajije iragenda ikagira ute, ikazana muri ya sound, muri ya bintu byose bamaze kuya ya tool bayihuje nayo ikora ibyo bintu, ikitako igukorera ibyo ushaka. Ahangaha ikibazo cy'ingi ya AI flow model ahantu bitandukaniye, zino models zimeze gutya nuko iyo uyibajije ikintu bidahuye na tool
bayihuje nayo ntago ibigukorera. No urugero niba narahuje na AI nkayihuza na Google Calendar yanjye, ninyibaza ibijyanye na weather ntago izabikora, ninyibaza ibijyanye n'ikindi kintu ntago izabikora. Ahangaha rero iyi AI model akenshi zikoreshwa cyane. Nk'urugero ushobora gufata nk'iyi AI ukayihuza n'iyo twita QuickBook, ikazajya ikigukorera bya bintu byose QuickBook yarimo irakora. Ariko uyibajije ibintu bitari muri ya QuickBook ntago izabikora. Mu yandi magambo, n'igihe AI cyangwa se LLM yawe nuvuga ngo wowe ari ibintu wenda akatubisobanura ahangaha kuri graphic. Ahangaha hari ugushyiramo input, ibintu uri kwibaza guys, nongeye mbivuge, icyo twita input ni ingenzi cyane. Prompting ni ingenzi cyane. Utazi gupromptinga bizagorana cyane ko wagikora n'amayayi. Niyo mpamvu musubire inyuma mugende murebe video nakoze ku bijyanye no guprompting. Ahangaha utazi gupromptinga aba ari ikibazo. Rero model ya kabiri ni ugufata ugapromptinga cyangwa uga input ya LLM yawe cyangwa se AI yawe. No ya AI hari turi baba barihuje nazo. So ushobora kuba bayihuje na Google Calendar, ushobora kuba bayihuje na email, ushobora kuba bayihuje n'amadata yawe, ushobora kuba bayihuje n'ibindi bintu. Yarangiza ikajya kinja muri ya madata bya bintu bayihaye, igakoresha na ya reasoning yayo kwa kwanaliza amadata, yarangiza atakuguha input. So you understand. Ushobora gufata AI ukayihuza na email yawe, yarangiza ibyo ibajije gukora ikazajya igenda igakora iki, igafata ya email wayihuje nayo ikagira ute, akaba ari byo ute, akaba ari byo processing. Ibi ngibi hazamo business imeze gute. Ahangaha ni ahandi musanga abantu bajya mu byo babagurisha bajya babagurisha mujyamo na AI, ngo AI ngo ikwandikira email, ngo AI ngo uhuza na email yawe ngo ikabikwandikira ikazayigusubiriza, ngo AI ngo izajya ngo ikwibutsa. AI no kuba ikintu baba bakoze, baba bafashe tool runaka ifite yo function. Tuvuye nk'urugero nka tool wenda ikora wenda, tuvuye nk'urugero SEO cyangwa se SEO ya ma website, bakayihuza na AI. Icyo iri gukora yaragenda igakoresha bya bintu ya tool ikora, ikinteractinga nayo, yarangiza ikagira ute, ikaza ikaguha input. Ariko mu tubyumvikana hanga haracyarimo akananga kabazanga ku cyo twita iya kabiri ya AI flow, AI workflow model. Hanga haracyarimo kandi kabazo kubera kurumvikana ikora certain function, ikora tool nyine, ikora ukunuze kuri bintu runaka nyine mu bahuje nayo. So ahangaha bivuze ngo business ahangaha ziba ziri mwazumvise ni ushobora gukora AI ihuza akazi runaka. Tuvuge nk'urugero ushobora gukora AI ifasha abantu gukora thumbnail za YouTube, ushobora gukora ifasha abantu kwandika ibitabo, ushobora gukora AI hano. Izo AI zo zigiye zitandukanye guys, nongeye mbibabwire, nongeye mbibasubirire manga. Aya maye mubona yadusajije hano yuzuye hano hanze, mubona nyine abantu bose ngo niza danje, ngo aje AI ya danje. Seriously banyirazo usanga ari abantu nkatwe, ari abantu bari kuri level nk'izacu, abantu bagiye yicariye mu rugo iwe agakora AI ugasanga yatwitse isi yose, ukazi kwamamaza gusa mukibira ngo ni ikintu cya danje. AI za danje ni zino nk'iya Google, kuko ubwo niyo ifite amadata. AI ya danje ni ya OpenAI, kuko nye niyo ubona niyo Pioneer, ni za Copilot. Izi AI nye za Facebook niyo ma AI nyine mu byukuri ya nyayo. Abandi baba baguze subscription kwa zino AI zindi mubona. Rero barangiza bagakoresha zino model ndi kugenda mbereka, gufata bagafata AI iyi LLM bakayihuza n'ikindi kintu, ikabafasha ku analyzing izo data runaka cyangwa se ibintu runaka, yarangiza ikaba output. Natwe rero nkino muri Africa mu minsi zanzabiri ku buryo wakora AI yawe ukoresheje ChatGPT. So mumbwire mukeneye nzaye bakorera. So ibi bintu ntago, it's not that big deal, ntago ari ibintu bya dance. So ndagira ngo nugutinyuka kandi n'abantu bino bintu babikoze mu buryo n'umuntu utarize coding, utafite akantu kuri coding, ibintu wabigira ute wabasha kubyikora. Rero dutinyuke, dutangiye nariko tubyaza umusaruro aya ma AI. Izi AI zigira ute zino AI
aya mamoda agiye ameze gutya ko wafata nka API ya ChatGPT wowe ukayikoresha ku giti cyawe nzabibereka uburyo ushobora gufata AI runaka ugakora tool runaka ukabihuza warangiza iyo tool ukayigurisha abantu so bitewe na expertise ufite yawe ushobora kuba umunyamategeko ukaba wakora AI izayifasha kwanaliza abantu case zabo ushobora kuba ni ibintu byinshi wakora uhuje iyi LLM ukayihuza na tool runaka bitakubikora ikindi kintu runaka so none tugende kuri ino AI ariyo nashaka ko tugira ute tugeraho AI ya gatatu ni AI agent ingiyo ni kabuhari uburyo yo ukora no kuvuga ngo yo yifitemo ya LLM yo yifitemo na za tool yo ira reasoning ibishaki bishatse kuvuga iyo ikoze cyangwa se uburyo bazikoze baba bakoze ku buryo uyibwira ibintu yo ikitekereza ikagenda gushakisha kamenya ngo kino kintu ndajya kwitu ndajya kuri YouTube ndajya kuri Google ndajya kuri no website ndajya ahantu mu gihe izi zambere zo twagiye tureba bo babanje mwabanje gusettinga ahantu izajya itakijya mu gihe iyi agent none ahangayo ntabwo yo ibwira igikora yo irabyitekerereza igasoma website wato iyo website ndabona bitajyanye igasoma ibingiye ndabona bitajyanye impaka ikaza kuza kugera kuri bya bintu wagize ute bya bintu wayisabye so nuko nguko AI agent ikora iyo ndagira ngo yo tubikore mu buryo buri muri pratique nuko nabasobanure AI agent iyo izafata ya maturu yose bagenda bahuza iyo none igira ute iyo igenda yishakishiriza so ushobora gufata nk'urugero kayibwira ati nyana rayizingira social media wenda zi bank umbwire weakness zifite ikagenda ikabyanalizinga ikaguha raporo kayibwira ati ndebere no website niba Google yayimonetizing ikagenda kareba ibintu byose ifite yarangiza ikagira ute warangiza ikaguha raporo urumva ko yo yagiye ahantu hose yagiye kuri website verifying tool yagiye kuri Google gucekingira igena ahantu hose igenda ikubwira byose yagiye ikora ibintu nk'ibyo nibyo twita AI agent so nk'urugero AI tugiye kwifashisha ngaha niyo bita manus.im cyangwa se Manus ni AI y'abashinwa A1 abashinwa baradufite kambaye nk'urugero nk'iyo nge nabanje gukora ahangaha nayibwiye ngo I want to fly to Dubai by 10th July 25 check out for me online the cheapest airline and give me the deadline about the weather so urumva nayibwiye ati nge nzajya Dubai kuri 25 none ngendebera ahantu hari amatiki adahenze so yagiye first of all mwe nababwiye iyo ntabwo nabwiye ngo reba kuri website yo yabanje iragenda ijya kuri ijya gusearchinga step ya mbere yakoze muri kwibona yagiye banza ikora search ijyagiye kuri cheap flight air free urabona iyi ni kuri website yagiye gucekinga ibi ntabwo ari njye yabibwiye guys muri kwibona cheap flight to Dubai bana kwingiye niyo yabyikuye muri kubona ko iri kubyerekana irangije iramongeraza ira browsing sky scanner yongeraza ira checkinga online singira nyibibwira so irongera iraza check element iraza irabireba irongera muri close ira checkinga byose igenda checkinga irangije ima result iyi nicyo twita guy agent so ngije yaseko ima result ariko kwera ko nibagiwe kuyibwira ko ndibuze kuva mu Rwanda none ndayibwira ngo am from Rwanda irongera iragerera manukira searchinga typing igena muri Google typinga mu Kigali irabona ko yagiye hano yandikamo Dubai iramanikira muri kugenda ibisearchinga online byose irangije itakima raporo raporo yamaye so raporo yanjye yamaye muri kwibona uburyo imeze yaseka imbwira so cheapest flight to Dubai from Kigali to Rwanda yaseka igira ute
ibimbwira. So amafaranga aya ngaya guy ni ibi. So yambwiye irangije imbwira irangije imbwira n'uburyo ikirere kizaba cyifasha. Iyi nicyo twita AI agent. Uburyo yabikoze yagiye nyine nge nayitumye. Bivuze iki ikoranye ya LLM irimo ya maturu ibasha kuyaccessinga noneho ubwo ikananalize karizoninga yamara kurizoninga ikaza kugwa ibintu byose wayisabye. Muri kuma guys anga uburyo bimeze iyi nicyo twita AI agent. Murumva kandi ibintu iri kuduha ibintu nyine biri very real ntabwo iri kuscamming. So ahangaha uburyo iyi Manus uyikoresha uzagenda muri Google yanditsemo uze muraza ndabaha link muri description ya Manus. Mfite access ushobora kuba wagira ute wayicamo ku bantu batamufite access ya Manus ndabaha Manus muze kuza guchecking. So ntabwo ndi gushaka ino video kuza kuba ndende nawe uraza kuza gufungura iyi Manus uyinjiremo nurangiza numara kugira uraza kuza ahangaha uzize kuri new task uyibwira ati wenda I want bena nk'urugero nkawe ndi kubigisha uburyo ukora SEO website. Ushaka kwibwira ati I want to create SEO website cyangwa se ugafata blog yawe ya post ukayipesinga amanga ukayibwira noneho i blog yanjye yigira SEO ushyiremo ibintu byose bituma igira SEO. Cyangwa ukayibwira ati ndimo ndashaka gutravelinga mu Rwanda ndagira ngo undebere travel companies zizewe mu Rwanda, cyangwa se ndimo ndashaka wenda kugenda wenda muri Tanzania, cyangwa se ndimo ndashaka kujya muri Amerika ndagira ngo mbwire ukire kiza kuza kuba cyifashe irabikubwira. Cyangwa se ubwira ati mfite ubukwe ku itariki 20 z'uku kwezi runaka ndagira ngo checkingire uko wida izaba imeze. Cyangwa se ubwira ati ndimo ndashaka gukorera amafaranga online ndagira ngo ndebere website ziri legit ushobora gukoreramo faranga. So guys nibyo ngibyo ndagira ngo mumpe commentaire ni iki mutasonoke nzabisobanure. Ndagira ngo mukore subscribe ndagira ngo mumbwire uko mubyumve se nzabakorera iki noneho utandashaka ngo tuzakora kuri AI kuno wakikora AI yawe ukoresha ChatGPT n'ibindi byinshi tuzagenda twiga. Icyo nge ndi kugusaba guy genda ukore subscribe nurangiza wowe gusundeke. So guy bye bye ndabakunda cyane.